bagufunga umenye n'ubwenge abantu ngo barize ngo bize ngo ariko itangazamakuru mwize niri Ndahiro Valens papi uragenda ukavugana n'intera hamwe yifite igisekuru cy'intera hamwe ziba muri Kongo warangiza ntugire ubuyobozi uvugisha itangazamakuru rijya mu giturage nirivugana n'ubuyobozi buraho mu baturage ukavugana n'umuturage warangiza ukabeshya ngo hamagaye umuyobozi w'umurenge ngo ntiyakwitaba ngo ntiyabasha kuboneka ngo ushaka kwa karere ngo ntiwaboneka ni gute usohora inkuru utaravugana n'umuntu uri kuri tere ngo akubwire uko ibyo bintu bimeze aba banyamakuru nuko nguko nuko bakarasira batangiye nuko bayidamange batangiye abangaba bafunganye na Victoire Ingabire nuko bameze nuko abangaba naba nyine bityo baba bashaka inkuru ziriya ntera hamwe zo hanze zikoresha niyo trike bakoramo bagende berekana umuntu uri mu kazu runaka ntiwamenya ngo yagiye kubera ko ari umusazi kuko mu Rwanda nta muturage ukiri muri nyakatsi icyo tubanze tukemeranyeho ntiwamenya rero abantu bagenda bagakura nyakatsi bashobora kugenda bagafata umusazi uri ahantu uri mu tuntu ngutwo ariko bakamugira muzima kugira ngo bakore ya nkuru bazabona inkunga ahubwo nanabona no kwishinganisha nkurikije uburyo wamvuzeho ukananyita ikigarasha mfite impungenge z'uko turamutse duhuriye ahantu runaka wananyica mboneyeho kwishinganisha ko wakoze tushe ikomeye cyane Magashi uri kurenzwa umurongo Magashi urimo gukorera ibyaha ku mbuga nkoranyambaga n'icyaha gihanwa n'amategeko nibiba ngombwa nzanatabaza urwego rw'ubugenzacyaha RIB wikwitwaza icyo uri cyo ntunaze kunkanga niyo mpamvu yego wabaye umusirikare w'ikigugu ariko ntabwo ukiriwe ubwo ushobora kwitwaza icyo uri cyo ukaza kunkanga bikazatuma unajya kuntega ukanyica niyo mpamvu nishinganisha ndakomeza kwishinganisha ndagira icyomba mu bibaze Magashi aba banyamakuru ni bamwe abanyamakuru impamvu ushaka kubagarukaho rero nibo abantu ba mbere batangaza inkuru ariko bagamije kuziha FDLR n'ibigarasha ku isonga rero ni abanyamakuru ba BTN TV muzarebe BTN TV inkuru ikora noneho mureba n'amagambo avugirwa muri ziriya nkuru ariya magambo muyabona nabande ni bande muyumvana muri social media ni bande mwayumvanaga bika ngubwire nanakwiyame mu buryo buri officiel nkozi bigize icyaha nabihamagazwaho kimwe cyo umujyi wa Kigali ufite umuvugizi ni Madame Emma Claudine Ntirenganya yahamagawe mu byemezo by'inama ya minisitiri ntabwo uvugira umujyi nturi umuvugizi wawe nta n'urwego n'uru na rumwe uvugira ahubwo we bagusuzume neza urwo rumogi wavuze barebe neza ahubwo nimba utari ufite muri wowe cyangwa se utaruhinze muri ibyo byatsi byari biri inyuma yawe ntabwo uzanyereka ko ngo abahigi ngo nizo drone ngo z'umujyi wa Kigali serious gusa ubushatse kuvuga iki ngo yarambwiye ngo nukuri ngo nta kibazo ngo wowe ngo kujya gushaka ngo ibyo kubaka ngo byazatinda wowe ngo genda ngo usabe ibyo gusana ngo hanyuma ngo ukomerezeho ngo nta kibazo ngo ahubwo ngo uzarebe ngo abitwa ngo abahigi wabarebaga iki ngo nabahaye ngo 900 kani imagine utanze ruswa niyo ruswa nayo uhita uyizira wabahaga iki Nguhamagaye ndi mu kiganiro nabonye wakoze ikiganiro uvuga ko ndi ikigarasha ngo kandi ko dukorana n'imitwe irwanya leta ariko nashatse facts z'ibyo wagendeyeho ndazibura ndagira ngo umbwire mu bushakashatsi waba warakoze unshinja kuba ikigarasha ubushakashatsi wabukoreye negeranye inkuru zose wagiye ukora se zibyabaye cyangwa izo nkuru zikaba ari impimbano
izo nkuru ni impimbano kuko nta wundi uba wabajije. hanyuma uru rwego se nta bayobozi bagiye bazibaransinga. Ni gute ukora inkuru ntubaze n'inzego bireba wowe ugapfa guhurutura inkuru umuturage aguhaye gusa. Umuturage ni iki, umunyamakuru ni iki? Hanyuma iyo zikozwe ari inkuru mpimbano uri ribu, uri umushinjacyaha, uri iki? Shinzwe nanjye kureba inkuru nk'izo zibogamye nanjye nkazihengamura. Wowe nkande se? Wowe nkande? Wowe se ukora ziriya nkuru nkande? Nk'umunyamakuru, nk'umuvugizi wa rubanda, nkabaza n'inzego zirebwa n'icyo kibazo. Nkundineza Jean Paul yashatse gusura Cyuma biranga, ariko abishaka ku ngufu, akora icyaha, aragenda barabana imyaka ingana kuri. Nawe rero wasanga hari umuntu ashaka kwisurira amageragere. Abo wagiye ushyira ku rutonde ba Jean Paul Nkundineza, uriya musaza wo kuri SKFM, ba Bosco Impaya ngo bavuye mu Rwanda bakajya kubibiga, ibyo byose ntago nje kubavugira. Njyewe naje nkanjye nka papi, igihe cyose ndi mu mwuka w'abazima ntibasha kuvuga. Nubundi uraza kongera usubira inyuma y'urwo rumogi urimo kuvuga, kuko ibyo byatsi sinabonye ibyo ari byo, nimba ari narwo rumogi nawe uba wanyoye simbizi, kuko ngiye biri n'amahire ntatabinywa, ndi mu gihugu imbere. Nibashaka n'ubu ngubu bambwire natse imodoka yanjye njye kuri Rwanda Forensic barompimemo. Ahubwo wowe ubwo nimba ubara simbizi, nukora ikosa ukongera kugaruka nabwo ukamvuga ngo urandika usaba imbabazi, kandi warasabye ngo ngiye nubwo bamfunga nubwo banyica. Hako nkifuza ngo nibashaka banyice, nk'ubwo bushatse kuvuga iki? Buriye nibashaka banyice nabone ntacyo nsigaje. Kuki wasabye imbabazi niba ntacyo usigaje? Ko wasabye gufungwa, kuba utangiye gusaba imbabazi bagufunge. Iriya ruswa warayitanze nibaguhane, ahubwo genda uzane bariya wayihaye mwese bafunge. Babafunge. Watanze ruswa, uzira icyaha cya ruswa, noneho wakinishije ibintu uzi ngo birakinishwa. Ariko ibimogi munywa ni bwoko ki? Kurya ufata ibuye ugatera imodoka yo, ariko ibyo bintu jewe nyubirwa ibyo bintu mu mwana byose mu mashereka ya kwande. Ku buryo ushobora mu Rwanda ugafata ibuye ugatera imodoka y'umutekano, ibyo bintu mu Rwanda ntabwo mbanzi ko byashoboka. Biriya bintu biba byandi gute umusivili ashobora gutinyuka? Imodoka iriho ko magashi singenda nihishe, aho ntuye harazwi. Dufite ikibazo cy'umuriro wa rege urimo kugenda iminsi ku munsi ku wundi, ushobora no kuzuga kata insinga ziwanjye kugira ngo unyice magashi, kuko nta rukundo mfitiye. Waje uravuga ngo ndi ikigarasha. Sinigeze mpamagarwa, nta n'iperereza ndakorwaho n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ngo rumbwire buti baravuga imikoranire yawe n'aba barwanya leta, ibimenyetso dufite n'amafaranga y'amadolari yaciye kuri konti yawe aya naya, sobanura uko yaje. Mwiba abanyamakuru bo kuzana ibikangisho murakanga ndetse ibikangisho nimumvuga reba ngo papi akaza ngo Kerema ngo yaranyandikiye mu inshuro zingahe, ngo yampamagaye inshuro zingahe, ngo arambwira ngo urantereranye koko ngo wantabaye. Kerema yagutabara gati, aragutabaza Katyusha? Kerema afite Katyusha? Ku buryo aza kurasa abashinzwe umutekano baje gusenya iryo shuri? Yagutabara gati? Urumva rero barimo baratabazwa n'umunwa. Mbese reka nkora ibingibi binyanya n'amategeko, nibamvuga nanjye nzavuga ibingibi, nerekane ko leta nta kigenda, nerekane ko leta ihohotera abaturage, ituma n'abaturage batiteza imbere. Iyo ntago ari leta, ibi babihereza ibigarasha n'intera hamwe bigende biropoke. Ntago bizakunda. Mugende mu biyongereho, ariko ibintu mukabikorera ku butaka bw'u Rwanda. Mugende mu biyongereho, bamwe ba mu Bufaransa, abandi ba mu Bubiligi, abandi ba muri Amerika. Zini propaganda from FDR. Bya bindi mwumva mu nsengero ngo urabona ngo ingabo za Yesu koko, bakarangiza bibiri ba ingabo za RIB, bakazana ubuhanuzi ngo Imana ngo duhaye igihugu, ngo dore ngo tugiye mu Rwanda, ngo dore ngo Kagame avuyeho. Byavuye mugira ngo musinzire. Nimugende mufatanye na Padiri Nahimana na Jarike Habyarimana, ariko mubikorera iyo ngiyo, hapana hano.
hano abaturage bakeneye amahoro n'umutekano, kubaka bisaba ibyangombwa, niba ufite icyangombwa bakagusenyera bazabizira, ariko nawe nukora ibinyuranye n'amategeko nawe uzabizira. Nta muntu n'umwe uri hejuru y'amategeko kubera ko witwaje ngo ufite kamera uri umuntu nyine wa da, ariko ukarenzaho amagambo mabi kugira ngo byerekane ko baguhohoteye, kugira ngo nawe ryashiramwe rya Victoire Ingabire rikomeze riguha amafaranga. Aba bose mubona b'abanyamakuru bafungwa ngo bazize ubuvugizi n'ibiki, burya finansoma bayikora kwa bapadiri n'abande bose baba Victoire Ingabire na biriya bigarasha n'ibiteramwe byose bisigaye biri ku mugaragaro. Noneho ni ibintu biraho bagenda bakora za propagande. Iyo mubona rero bazana udukuru nk'utu twicengeza amatwara ko leta ihohotera abaturage, ko leta yanga abaturage, leta Ndahiro Valens Papi, Karegeya, Sabe n'abandi mavuga propaganda zanyu turazibona. Uburyo amagambo muyavuga, pronunciation yanyu, communication. Twe twize communication mutari mwana avuka mwebwe, twize na communication mutanazi mwebwe. Agira ngo magashi ngo nago nize wowe nubwo na buse na ndimo ndabakosora kugira ngo inkuru isohoke, ibigomba kuba hari uwayikoze aho yayikoze. Ahubwo njyemba mbona hano harimo n'akantu k'umwuka w'ishyari wo kuvuga ngo ko mbona nsaziye kuri izi kamera ariko nkaba nshaje ntacyo mfite. Magashi nimba ari inzara waje tukakugira icyo tugufasha, ko gufasha byahozeho. Imyaka maze mwitangazamakuru ko nabashije gusevinga, aho kugira ngo uze kuri izi mikoro ujye kuri imbere ya kamera wiguriye uze gukorera ibintu nk'ibi. Ntabwo rero njye nari kwibona ngo nceceke. Hari n'abamamagaye barambwira bati Papi ibi bintu wabibonye, harimo abanyamakuru dukorana ariko wowe ngo ababikohereza avuga ngo gira icyo bivugaho sinabamenye. Ntibari abakubwiye bati ukunda igihugu cyane, nabonye ngewe ngo na Karegeya ariko washyizeho gereza yawe cyangwa abo bakoherereza izo nkuru twakoze ujya kujambura. Ibyiza ikiza kiriho, izi nkuru ntabwo nzikora ngo ndikire kuri YouTube channel yanjye zitabanje guca mu kigo cy'inkorera ngo zibanze zigenzurwe na